kandi ni nako byagenze mu gihe bagombaga kubikora barabikoze. Ukuboko kuba kuvuyeho kuko babonaga ko kwangiritse cyane ako kanya nkikora impanuka ko ari kwarangije kwangirika. Urangije rero uti ndagukunda. Yego. Yabyakiriye atumubwira iryo jambo ngo uramukunda, areba situation urimo y'ubuzima. Umaze kubona amaboko yavuyeho, ubona umukunzi we muri kumwe, ese nayahe magambo utazibagirwa yajyaga kunda kukubwira kenshi muri ubwo buribwe wari urimo? Ikibazo kikabaho wowe ukaza gufata umwanzuro ukavuga uti uriya muntu namukunze afite amaboko mazima, none yose bayakuyeho, sinzabona uburyo bwo kubaho wenda mbumukesheje, kuko amaboko niyo akora byinshi, ugatekereza ko ukwiriye kumureka ugakunda undi. Narose ndi gusimbuka n'ameza amababa, ngo nguruke nsigiye isi ndetse n'ibindushya, ngo nkanguke mve mu nzozi bituma nkumbura, icyama ngo bibimpamo nsezera imiruho. Turabasuhuje abakurikira Hirwa TV Rwanda, umwami Imana bagirire neza. Turabakunda aho muri hose mu mpande zitandukanye mu bihugu byinshi cyane. Turabizi neza ko mudukunda, mudukurikirana muri benshi kuko murabitugaragariza, natwe rero turabakunda. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye kugaruka kuri kamera kugira ngo twongere kuvuga ineza y'Imana, twongere kuvuga imirimo y'Imana. Nukuri iby'Imana idukorera ni byinshi. Uyu munsi rero ntago naje jyenyine nkuko giye mu bimenyereye, n'ubundi ndi Mama Hirwa. Amazina ngira ngo mwarayamenye cyane, ndi Mama Hirwa. Uyu munsi rero nasuye umuntu w'Imana yagiriye neza, ngira ngo namwe murimo murabibona kuri kamera. Twatangira abibwira amazina. Amazina nitwa Ihimbazwe Samuel. Yego. Yesu ashimwe Samuel. Yesu nahimbazwe. Amen. Samuel ni umukristo, ni umugenzi ujya mu ijuru. Ndumva twabanza tugasenga Imana kugira ngo dukomeze ibiganiro tugiye kugirana na Samuel. Reka tugushime Data mwiza udukunda. Turagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhabwa icyubahiro. Twongeye kukwereka umwanya turi bumane n'abashyitsi tubonye, turifuza kugira ngo ubane natwe, nidusoza amahoro none turashima izina ryawe. Girira buri wese neza ugeze aha, kandi uduhe kukubaha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Yewe ni ukuri Imana yacu irahambaye. Ni ukuri kuvuga Imana ntago ari ngombwa ngo uyivuge ufite amaboko cyangwa ufite amaguru. Igihe cyose ugifite umunwa wavugira Imana. Uyu munsi rero ndumva iby'Imana byandenze kubera uyu mukozi w'Imana. Samuel rero mureba, uyu ni umuhanzi. Samuel uri umuhanzi? Yego, ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana. W'indirimbo z'Imana. Zarasohotse ziri hanze cyangwa? Ntabwo ziragera kure kuko ni audio, nta nubwo ari igihe kinini maze mbikoze, ariko ni ibintu nkunda cyane, niyo mpamvu nahisemo kubikora nk'umwuga nubwo bitarazamuka cyane. Ariko ufite icyizere ko bizazamuka? Ndabyizeye kubera Imana igenda inkorera ibitangaza, ibyo ntabwo byayinanira. Yego. Urakoze cyane. Ngira ngo uraza n'ubundi kuza kuturirimbiraho kugira ngo abantu bumve ijwi rya Samuel. Ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Rero uyu mwanya nagira ngo tuganirize abakurikira Hirwa, kuko ubafite amatsiko nabo kugira ngo bamenye se Samuel ninde, Samuel ni muntu ki, kugira ngo nabo bamenye imbaraga z'Imana. Ese Samuel ninde, Samuel ni muntu ki, kugira ngo uyu munsi, kugira ngo tumenye Samuel w'uyu munsi tureba aha ngaha. Ese Samuel ninde? Samuel mu bwana bwe, mu busore bwe kugeza n'uyu munsi ndebukira umusore, Samuel ninde? Navuze amazina yanjye, ndi Samuel Himbazwe nk'uko nabibabwiye. Ikintu ntabura kuvuga, mu bwana bwawe nakuze nkunda Imana cyane. Niyo mpamvu yanteye no kuba nagera ku ntera yo kumva ko nkuriye no kuba nayiririmbira muri ubwo buryo. Mu buryo nabayeho nibwo mumbajije. Ndashaka kumenya ese Samuel afite ababyeyi, ese Samuel ni umusore, mbese ndagira ngo menye Samuel kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi ndeba ameze gutya. Ese Samuel yavutse ameze gutya, mbese nkeneye kumenya Samuel ninde. Uko mumbona ntabwo ariko navutse nk'abandi, amaboko yari ariho, kandi nagiriwe n'amahirwe yo kugira ababyeyi bose mvuka bariho. Mfite papa na mama, uretse ko papa na mama ntabwo ubu none haba ari kumwe kubw'ikibazo, arafunze, ariko arahari. Dufite n'ibyizere ko tuzongera kumubona nanone ari muzima, nubwo muri ibihe bitoroshye. Ariko arahari, mfite ababyeyi. Ndi Samuel rero, ntabwo ndi muto hasi ndi na mukuru. Ndashaka kumenya impamvu bakwise Ihimbazwe Samuel. Ese bagendeye kuki kugira ngo ayo mazina ko abantu benshi bayita abafite amateka? Bakubwiye ko impamvu bakwise ayo mazina ari ayahe?
ese niwe warigise Samuel umaze gukura cyangwa warakuze usanga ababyeyi barakwise Samuel? Njyewe navutse nariswe, nakuze nsanga nariswe amazina. Ariko nagerageje kuyasobanukirwa mbibajije papa umbyara ambwira ko kunyita Samuel niryo yansobanuriye cyane. Ansobanura ko yabihuje n'izina ry'undi muntu yasomye mu gitabo cya Bibiliya nawe akunda gusenga cyane, asanga Samuel yari umuntu waje mu buryo bwari busa naho bugoranye. Yari yarasabwe n'umubyeyi we Imana cyane kuko yari yatinze kubyara uwitwa Hana. Birangira rero bitewe n'uburyo nanjye yari yifuza umwana w'umuhungu, atekereza ko akwiriye kuba yanyitirira wa muntu. None se ndashaka kumenya Samuel, aho ngaho ni wowe wavutse uri umwana w'umuhungu ukurikira abana b'abakobwa? Nge ubundi ndi umwana wa kabiri, mushiki wanjye ni umukobwa. Urumva nimba aratekerezaga ko ashaka umwana w'umuhungu akabona abanje umukobwa, kwifuza kwe kwari kutaragerwaho. Imana ishimwe kuko yatanze Samuel mu muryango. Hanyuma rero uko rusanga uri Samuel, ngakomeza mutuganize. Nasanze ndi Samuel, wambajije mu buryo bwose uko nabayeho. Nari maze kuvuga ko nkunda Imana cyane, ariko imyaka yo ntabwo ari myinshi. Mfite imyaka 27, ariko nta nubwo ari mike. Narakuze rero nk'umuntu bisanzwe, nta kibazo kindi nagiraga, nkora imirimo isanzwe. Ubusanzwe nkora ibijyanye n'amashanyarazi, uretse ko ubu ntizeye ko nzakomeza kubikora kubw'uko mumbona, ariko nibyo nari nsanzwe nkora mu buzima mu buryo bwo kubaho. Nuko nari nsanzwe ngenda mu buzima bwanjye. Wakuriye mu muryango, bana na famiye, kugeza aho niho nashakaga kugira ngo umusore warukira ingaragu cyangwa umugabo wubatse, ntabwo urabitubwira. Ubwo uko mumbona ntabwo ariko narindi imbere nkuko nari maze kubivuga. Iyi mpanuka yabaye ndi umusore. Yabaye ndi umusore, mba mu rugo ndi ingaragu. Gusa ubu ngubu ntabwo ndi ingaragu. Samwe aho tutarahagera yabaye uri ingaragu. Ese nibura icyo gihe wari wagera mu cyiciro umva umuhungu w'imyaka 27 byanze bikunze abafite inshuti, abafite umuntu bakundana. Ese waba wari ufite umuntu mwakundanaga muri iyo myaka kugeza igihe wakoreye impanuka? Mu byumvikana ntabwo yabura. Yarahari, nari mufite. Umaze kubona ugize impanuka wabyakiriye gute nk'umuntu wari ukiri umusore? Ese wahise ako kanya cyangwa nyuma yaho wahise wumva utekereje iki? Biragoye cyane kugira ngo mbisobanure mu buryo bwumvikana, ariko ndabicamo mu buryo nawe ndibubashe kubivugamo. Uburyo bwo kubyakira ntabwo bworoshye, ariko ntabwo nari kubyakira ako kanya. Impanuka nakoze yari ikomeye, ntabwo ari ugucika amaboko, ahubwo ngatubwira inge urugendo rwo kugira ngo ukore impanuka amaboko yose agende ukuntu byagenze. Narabyutse nk'uko navuze, nsanzwe nkora uwo murimo wo gukora amashanyarazi, njya mu kazi bisanzwe. Ubwo impanuka ntabwo iteguzwa, byabaye ngombwa kwibaho. Ubwo aho ngaho rero umuriro wangejeje kure ku buryo ntabashaga no gutekereza cyangwa kuba nagira icyo mvuga. Ndashaka ko nsobanurira cyangwa usobanurira abakurikira Hirwa. Umuriro hari ukuntu umuntu washobora gukora ku muriro ucometse, hari ukuntu ni gaze. Ese n'umuriro kibyagenze gute kugira ngo umuntu yumve ngo umuriro? Ntabwo umuntu arimo gusobanukirwa umuriro kugira ngo abyumve, ahubwo nimba binashoboka ari ukwirinda umuntu ajya nabyirinda. Ndumva wasobanurira abantu ukuntu byagenze iyo mpanuka yawe. Mu kazi dukora twesitara amazu, dushyiramo imiriro bakoresha mu nzu, bacana. Niko kazi nari ndimo. Ubwo byabaye ngombwa n'ubundi tuba dukoresha intoki n'ibikoresho byabugenewe, ariko hari dusabwa gukoresha intoki. Mu buryo rero nabikozemo ubwo impanuka kuko idategurwa, ubwo yaje kuba ari impanuka nyine nk'uko mbivuze. Nisanga nageze mu bitaro, ntabwo ibya mbere yaho nabitekereje. Warumbajije ngo ubwo nabitekereje nkikora impanuka, ariko nkikora impanuka ntabwo natekereje. Ubwo umuriro wangejeje habi ku buryo ntabasha no gutekereza. Ubwenge bwahise bugenda. Kugeza ubwo naje kugira ikibazo. Gusa amahirwe amwe nagize ikintu ntashobora kwibagirwa. Umuriro waramfashe, mfite mugenzi wanjye wamfashije. Ubwo abambonye bari bari hafi aho bagerageje uburyo bahamagara bakoresheje telefone nari mfite, kuko urumva sinatekerezaga ngo ndavuga cyangwa barambaza. Muri make warafashe ufatira rimwe amaboko yose. Nuko byagenze. Noneho ubwo bahamagara umuntu bari babonye muri telefone, niwe waje ankura aho ngaho.
cyakora hari icyo wambajije kare ntari bwibagirwe. Ngo nabyitwayemo ni nk'umuntu wari ufite umukunzi. nahise nsanga umwanya wari umaze gukora agisida ku kanya utarabugira ibyo bitekerezo kuko ndaba hari ahantu ndibuze kubikubaza. Uko byagenda kose ntabwo ndabica kure ndabivuga. Umuriro umara kumfata nabonye uwo muvandimwe anjyana kwa muganga, ariko ngeze kwa muganga Imana ingirira neza nsa n'ubonye akenge. Nk'iminota mike itageze no muri 2, ariko ubwenge buhita bunyerekeza ahantu kure bumbwira ko nkwiriye guhamagara uwo mukunzi. Ako kanya wagize waratekereje ariko wumva hari umuntu ugomba guhamagara, wabigenje uti? Ubwo icyo nakoze ntabwo amaboko yari yarangije kwangirika, ntabwo nari kubasha gufata na telefone, ariko naramubwiye ubona ari ndi kubana hafi. Amaboko yari ariho ariko yari yangiritse, wabonaga ko yangiritse bikomeye. Ubwo mbwira umuntu nari ndi kubona hafi aho ntimfasha umpamagarire uyu muntu. Ndamumubwira arebamo aramuhamagara aramumpa turavugana. Twaravuganye nubwo nari maze umwanya munini ntavuga, twaravuganye mbasha kumubwiraho ndi ko nagize impanuka, musaba ko yaza akangeraho. Ubwo ubwenge bwahise bwongera buragenda. Ibintu by'Imana ni byiza cyane uri Samuel koko. Ako kanya ubwenge bwaraje uhamagara umukunzi, hanyuma akanya gatoya ukimara kumuvugisha ubwenge bwongera buragenda. Nuko rero urangije tubwira urugendo rero rw'ukuntu nyuma waje kongera ukagarura ubwenge. Ubundi ko ubwenge wari ufite ubona amaboko yangiritse, ese bwaje kongera kugaruka ubona amaboko atakiriho, byagenze gute? Ubwenge bumaze kugenda ako kanya urumva uwo nari mpamagaye asigaye avugana n'abari bari kumwe nanjye. Birangira banjyanye aho bagombaga kunjyana mu bitaro, aho banyimura bakanyimurira ahandi gutya, ariko ntazi ibyo ari byo, kugeza ubwo namaze iminsi igera muri 4 ndi muri koma ntakivuga. Ubwo ibyo navuze nkikora impanuka nibyo ndimo mpamagara wa muntu. Birangira iyo minsi irangiye ndi mu bitaro ariko ntazi aho ndi. Aho mariye gukanguka rero icyantunguye ni kimwe, nakangutse mbona wa muntu imbere yanjye. Ni ibintu byanteye gutekereza, nirebye nibaza, naramubajije namubajije nta handi ni hehe, kuko urumva nari meze nk'ukangutse. Ahandi ni hehe? Arambwira byagenze bite? Naramubonye ndamumenya. Ntibyagenze bite? Arambwira ati wakoze impanuka umaze iminsi mu bitaro, hano ni kwa muganga, nkumva ubwenge buri kugenda bugaruka. Gusa arampumuriza bikomeye cyane ati rero ihangane ubuzima burakomeza. Ntabwo bari bakanca amaboko ariko nakangutse ndi muzima, mbona amaboko yarangiritse cyane n'abaganga baragerageje, ariko ubona ko biri kure kuba byakunda ko amaboko yagumaho. Gusa ambwira ko nkuriye kwihangana kandi ndi kumwe nawe numvaga nkomeye. Birankundira. Umubonye uravuga uta nta kigo turi cyari kubona uko biri kuza. Yego. Nuko rero nyuma amaboko urumva yarakiriho, hanyuma byagenze gute? Ubwo abaganga bagerageje ibishoboka byose, birangira bambwiye ko ukuboko bakwiye kuguca. Ukuboko kumwe. Kandi ni nako byagenze mu gihe bagombaga kubikora barabikoze. Ukuboko kuba kuvuyeho kuko babonaga ko kwangiritse cyane ako kanya nkikora impanuka, akaba ari kwarangije kwangirika. Muri kumwe aho ngaho ari bukurwaje? Niwe wari undwaje. Yakomeje kundwaza ndetse ntabwo mbere ngaho kurinda dutahanye. Yarandwajije mu gihe namaze kwa muganga nk'amezi arenga 2. Yakomeje kundwaza. Abona ukuboko kwa mbere bagukuyeho, nkabona arakomeye. Ndakeka ko yabikoraga kugira ngo nanjye ntaza kwiheba nkajya kure. Nanjye nkumva ndakomeye kuko mfite umuntu uri hafi umpumuriza kandi numva nkunze. Nkumva ni ibintu bikomeye cyane bikuriye kuba byampumuriza. Nuko rero kwa kabiri nako birakomeza kugeza ubwo bagerageje n'ukuboko kwa kabiri kutari kwangiritse cyane, ariko kuko umuriro wari wagukubise nako hari inyama zari zangiritse, birangira bafashe za nyama bazikuraho. Igihe bagiye kuzikuraho mu gihe bari kuvura n'imitsi itangira kugenda ibora iracika. Nyuma yaho baza kuvuga ko n'ukundi gukwiriye gucibwa kugira ngo hatazamo ibindi bibazo n'amakanseri n'ibindi. Nako birangira bagukuyeho. Ubwo kubyakira ntabwo byari byoroshye kuri njyewe, ariko kuva nari mfite inkomezi urabyumva, nabyakiraga mu buryo bwumvikana, anyereka kuko biri kose. Urumva nari gutekereza nti ubu nzaba wande ninde uzanyemera, ibintu byinshi.
nubwo nari ndwaye mu mutwe nari nsigaye ntekereza none narakangutse atekereza se nzabona umufasha ibintu byinshi none nareba nkabona niwe undiho kandi ariko nyihanganisha ngira ati ndagukunda wowe ukomera kandi uzakira urumva ko byari bimfashije cyane ubwo n'uburibwe n'ibiri kuba byose ntabwo nabihaga agaciro cyane yego byaranyoroheye mu buryo wenda butoroshye ariko bigakunda nk'umuntu wasengaga Imana nk'umuntu wari umukristo ariko ukabona ibintu birimo kukubaho ese wakuraga hehe imbaraga zo kugira ngo ukomere niki cyagukomezaga buriya iyo ukunda Imana iteka nawe iragukunda kandi ibana nawe iyo yisabye ko mubana ubwo rero Imana yabanye nanjye mu buryo bwose nawe arasenga uriya nakubwiraga nawe arasenga aho yarari iteka abaga ari mu masengesho asaba Imana kandi nanjye uko byagenda kose igihe nakangutse numvaga mu mutima ntabwo nabashaga no kuvuga neza ngo nature no kwa muganga nageragezaga gusenga mu mutima kandi nsaba Imana ikanyizeza ko nzakira nkabibonera mu bitangaza no kumva nkomeye. Hanyuma umaze kubona amaboko bayakuyeho wakuye hehe imbaraga cyangwa nibihe byiringiro wumva gufite muri wowe nubwo amaboko yaravuyeho nk'umuntu w'umukristo imbaraga n'ibyiringiro wumvaga wari ufite warubikuraga hehe kandi ubona amaboko akuvuyeho? Ubundi nk'abakristo ikintu twizera ko Imana ikora kandi ikora ibitangaza ahanini ikora ibyananiranye. Numvaga ko gukira nzakira ibikomere nayo mfite byari byinshi kuko nayo mfite ibikomere byinshi cyane biteye n'ubwo ubwo ariko nizeraga ko nzakira kubera Imana kandi nzabaho ko izabishaka. Ibyo bikantera kwizera kuko nayo mfite kwizera kudafite aho gushingiye ahubwo ari ibyo Imana yankizemo ko nkuriye kuyizera nk'Imana kandi ikora ibitangaza ibyishoboye byose irabikora. Uti nubwo amaboko yanjye avuyeho ariko Imana irahari n'ibyiringiro birahari nta kibazo nzagira. Nizeraga Imana cyane. Imana iguha umugisha. Umaze kubona amaboko yavuyeho ubona umukunzi we muri kumwe ese nayahe magambo utazibagirwa yajyaga kunda kukubwira kenshi muri ubwo buribwe wari urimo? Yabimbwiye nyuma kuko narakangutse naramukundaga cyane kandi undi ndamukunda. Narakangutse kuko urumva nkikanguka ntabwo nari mfite guhuguka. Ariko ikintu yambwiye namubwiye bwa mbere namubwiye nti uri ahandi ni hehe aransobanurira ndahubwa nti ndagukunda. Nabyo biramunezeza uko biri kose. Ariko byari ngombwa ko bibi bintu ngomba kuba namubwira. Urangije rero uti ndagukunda. Yego. Yabyakiriye atumubwira iryo jambo ngo uramukunda areba situation urimo y'ubuzima. Ese yaramwenyuye yabyakiriye ati? Mu bigaragara byari bigoye ariko yabyakiraga neza mu buryo nabibonaga mu maso kandi wareba n'imbaraga arimo akoresha mu kumfasha byari bisa naho birenze ukabona ko agukunda niyo atari kubikubwira. Yagusubije iki umubwiye ko umukunda? Nta kindi nawe yambwiye ko ankunda cyane kandi atazansiga azanyura. Niko yakubwiye ati ndagukunda kandi nzagucyura. Imana imuhe umugisha n'ukuri. Ese ni iki nibura nirihe jambo ryatumye ugira imbaraga ryo kumva umukunze cyane n'ubuzima wari urimo ukavuga uti byanze bikunze nta wundi muntu hari akajambo byanze bikunze ajyaga akunda kukubwira hari ikintu wajyaga umwibukiraho byatumye umubona ako kanya n'ubundi ukumva ugize imbaraga ukavuga uti cyonze icyo? Uretse kuba wenda byari biriho ko nari mukunze uri hari ikintu naho waba uri hose umuntu ashobora kugukorera ukaba wafata n'umwanya wo kuva ko wari ukunze ukaba wakakira umuntu uri kugufasha muri ubwo buzima urimo. Byari kuntera ibyiringiro cyane nk'uko byabaye bitewe n'uko n'ubuzima twari dusanganwe bwo gukundana. Noneho nongera musanga mu kibazo nk'icyo gikomeye cyane kugira ngo wabone umuntu ubasha kukuzirikana akakugumaho ucitse amaboko yose arangiye byari bigoye cyane. Ubwo usibye n'ibyo ariko yarambwiye byari kunkura n'ibyo byanyerekaga ko ankunze cyane. Uyu munsi dufite abantu bavuga ko urukundo rutakibaho, hari urukundo rw'inyungu ureba umuntu kumva wamukunda kubw'inyungu cyangwa kubw'ibintu runaka umukuraho. Ese kuko ibyo bintu nibyo? Birashoboka nibyo cyane ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo ari byo. Urukundo rurahari. Kuri bake gusa ntabwo ari benshi rusigaranye bake ariko birashoboka. Ariko rurahari. Yego kuko nararubonye. Imana imuhe umugisha sheri wawe. Iragukunze.
noneho rero uyu mwanya ndagira ngo nibura ube wahumuriza abandi bantu. Hari abandi bantu bababaye, hari abandi bantu bataye ibyiringiro, ese hari abandi bantu bari bafite inshuti zabo ariko bamara kugera mu burwayi, bamara kugera mu bibazo, inshuti zabo zikabavaho. Ese nirihe jambo wababwira nk'umuntu wagize ikibazo cya sida ariko wagira Imana ukona umukunzi wakugumyeho? Nibura abo bantu nayahe magambo wababwira? Cyangwa abantu bari mu rugendo rwo gukundana batari barusoze nda ngo babane, ariko umwe yabona hari ibibazo bigeze kuri mugenzi we akumva yamuvaho, nirihe jambo wabwira abo bantu bakiri mu nzira yo gukundana kugira ngo ejo nibura nibagera mu bindi bibazo bazabashe kwihangana bagenzi babo? Nirihe jambo wababwira? Ni ibintu bigoye cyane, birumvikana kuba ufite umuntu ukunze umwitegura kubana wamubonaga mu ishusho, nyuma ukaza kumubona mu yindi shusho itari nziza, biragoye ariko birashoboka. Gusa reka nsabe abantu bameze nk'abo warumbajije. Umuntu buriya ashobora kugira impanuka mu buryo butandukanye. Hari ubwo ushobora gutekereza ko ubayeho uko bishaka, noneho ukaribuze kubona n'urugero agize ikibazo nk'iki nagize, icyo kibazo kikabaho, wowe ukaza gufata umwanzuro ukavuga uti uriya muntu namukunze afite amaboko mazima, none se bayakuyeho, sinzabona uburyo bwo kubaho wenda mbumukesheje, kuko amaboko niyo akora byinshi, ugatekereza ko ukwiriye kumureka ugakunda undi. Ariko nk'uko nakubwiye ndi umukristo, nizera Imana cyane, kandi Imana burya ijya igeraho igatanga n'ibihano. Hari igihe Imana ikugenera ngo uzabana n'umuntu, wowe ukirwanira nk'umuntu kubera ikibazo cyavutse, kandi buriya nta kibaho Imana itakizi, nayo ibibizi ko ibyo bibayeho kandi bigomba kubaho. Hakabaho kuba wenda wowe wafata gahunda yo gucika intege ukamuvaho ukavuga uti reka nshaka abandi bafite amaboko bariho kandi bafite n'amafaranga n'ubundi buryo bwinshi. Ariko Imana ikabikora wenda nko kuguhana, ngo ikwereke ko umwanzuro wafashe atari wo, kuko itari kukugarura yagerageje bikanga. Ikaba yakureka ukajya mu mwanzuro wawe, ukabona n'uwo ukunda wishimira, mukanakundana mukanabana, ariko nko mu gihe gitoya nta n'umunezero muranagirana, ugasanga nanone bibaye bibi kurusha mbere, kurusha wa wundi. Njye wacitse amaboko ugasanga wenda wacitse amaguru, cyangwa wacitse amaboko n'amaguru bitewe wenda nkakura nk'impanuka, nawe bikabaho. No mu bundi buryo bwinshi tubona impanuka zitandukanye, ubwo bikabaho gutyo. Ubwo urumva ndahumuriza abo bantu, bagerageze batekerereze kure, bumve ko Imana ihari kandi ishobora byose. Ikibazo kivutse ntabwo gikuraho urukundo, ubwonko buba bukora, nimba ukunda umuntu no mu bwonko hakaba hakora, mubasha kugera kuri byinshi iyo mwiyambaje Imana irabikora. Yego. Yamwe Samweli afite amagambo meza cyane akomeye, ati nyamuneka nta kintu gikuraho urukundo. Niba ukunda umuntu niyo amaguru yacikaho, niyo amaboko yacikaho, ariko ubwonko buba bugikora ndetse n'umutima bugikora, ndetse urukundo ruba rugihari. Nta kintu kimura rero urukundo. Nukuri uriya mukobwa Imana imuha umugisha, yagize urukundo rukomeye cyane. Kandi ikindi kintu ngushimira Samweli, nukuri pe urabona uri umusore mwiza, ufite imbaraga, ufite morali, mbese Imana iguha umugisha. Murakoze cyane Samweli. Yego tusangira umugisha. Nese Samweli mana yanjye, nukuri gusa Imana ishimwe yakuvanye hariya kwa muganga ugakira, amaboko yawe ngira ngo murimo murayabona. Yewe nukuri pe Samweli biragaragara ko buri kimwe cyose nuko kimufasha, nukumutamika, nukumufasha kwambara, byose murimo murabireba. Kandi yari umusore mwiza nawe wabyikoreraga byose, ariko uyu munsi ntago ariko bimeze. Buriya rero turi mu isi ibintu byose birashoboka. Byose birashoboka tukiri ku isi, ariko urukundo ruzahoraho. Urukundo rwo ruzahoraho, no mu ijuru tuzagera ruriho. Niyo mpamvu urukundo udakwiye kurutesha agaciro. Ndumva nshaka kugaruka inyuma gatoya. Twavuze mbere tugitangira ko uri umuhanzi, uri umuntu uririmba indirimbo za gospel. Ese wadufashe aya mezi umaze nk'umuntu mu by'ukuri wari urwaye, umaze iminsi utari gukora repetition, ese urumva uyu munsi nibura hari indirimbo ufite muri wowe wajya gukunda kuririmba cyane, nubwo wabaga uri mu buribwe, nubwo wabaga uryamye hari, ariko ukavuga ngo iyi ndirimbo numva nyikunda cyane? Ndetse hariho n'abantu bakurikira Hirwa bazavuga ngo ariko twumva dushaka kumva ijwi ry'uriya musore. Ese urumva hari indirimbo ufite waririmba agace gato y'abantu bakumva? Iyo uri umuhanzi bishobora kukugora, ariko ntabwo ujya ubura indirimbo ukundana nawe cyane, bitewe n'ikigufasha mu bibazo urimo cyangwa n'ahandi hatandukanye. Indirimbo irahari. Yego. Mfite indirimbo ivuga ngo ndakumbuye. Nk'umukristo ahantu nkumbuye nta handi ni mu ijuru. Yego. Iyo ndirimbo niko yitwa. Yego ntacyo bitwaye.
narose ndi gusimbuka nameza amababa ngo nguruke nsigiye isi ndetse n'ibindushya ngo nkanguke mve mu nzozi bituma nkumbura icyama ngo bibimpamo nsezera imiruho. nuko ivuga mfite korasi nkunda cyane nayo reka nyishyireho. Ndakumbuye nkumbuye wa murwa ahari wenda nzaguruka ndushe n'inyoni umwami azahamagara mu bo yacunguye aho ndi nanjye nzitaba njyane nawe. Niyo magambo agiye ayigize ajyanye n'uburyo nkumbuye kujya mu ijuru. Imana iguha umugisha. Samuel afite ijwi ryiza cyane, Imana imuha umugisha. Urumva indirimbo ze ziracyari audio ntago zirajya hanze, ariko akumbuye igihugu cyo mu ijuru, ndetse akeneye ko ubutumwa bwe buri mu magambo y'indirimbo aririmba ko bwagira ku isi hose, ko bwakamamara. Hari icyo wamufashe rero nk'umusore, hari imbaraga arimo gukoresha kugira ngo yumve ko ubutumwa bwe bwakamamara bukagera ku isi, ariko uyu munsi ntabwo birimo kumukundira. Ariko wowe hari icyo wakora, hari imbaraga zawe wakoresha kugira ngo umushyigikire. Afite ijwi ryiza cyane, yakuririmbira ukicara hasi ugaca ingando. Samuel, Imana iguha umugisha, kandi n'ukuri ndahamya ntashidikanya ko data wo mu ijuru azakwagurira imbago, kandi humura, haracyari ibyiringiro ko ibyo wagambiriye byose cyangwa ibyiyumviro byawe byose bizagira iherezo kandi bizagerwaho. Yego, nawe urakoze. Nagira ngo ugire nibura irindi jambo ushobora kubwira abandi bantu bababaye. Hari abakiri kwa muganga, hari abafite uburwayi bwanze gukira, ese hari abagifite, mbese hari abagitegereje gukira, hari abandi bantu bumva bihebye, bumvaga biyanze, bumvaga ubuzima bubaremye, bumvaga kwihangana byabananiye. Ese ni irihe jambo uyu mwanya nawe wababwira, wabahumuriza nk'umuntu nawe wabaye kuri uyu musozi, ndetse nubwo ni urugendo ukiriho ukiri ku isi, ariko nibura uyu mwanya hari ibyiringiro ufite. Ese nawe nirihe jambo wababwira ryo kubakomeza? Biragoye cyane kuba wafata umwanya wo guhumuriza abantu bababaye nk'uko, ariko mu kwirengagiza abababaye reka nse n'uhumurije, ahubwo abantu bazagira mu bihe bigoye nk'ibyo. Kuko umuntu wageze aho ababaye hari n'ubwo umubwira ntiyumve, gusa ntabwo ari uko abatumvisha, ahubwo ntiyumviye icyo wamubwiye. Ariko umuntu ubashije guhura n'ikibazo gikomeye nk'iki, biragoye cyane kugira ngo abyakire, ariko birashoboka. Mbere ya byose ndagira ngo ajye yizera Imana. Buri Imana ishobora byose. Mu kwizera niho ibintu byose bishoboka. Iyo udafite Imana ibintu byose uba wabyishe. Bisaba ngo ugire kwizera kandi wizere Imana. Imana irabikora, nibagerageze bihanganira ibyo barimo, kuko biragoye kuba urwaye umubiri, nicyo kintu kibabaza cyane. Ariko nibahumure bizere Imana. Mu kwizera nibatakugira ngo bizere Imana, ntabwo nizera ko bageraho bakwiriye kuba bakira. Imana niyo ikiza, niyo irema, ubwo urumva ntabwo ibyo ngibyo byayinanira, kuko tuzi nk'abantu basoma ijambo ry'Imana tuzi ko yazuye n'abapfuye. Ubwo rero warwaye ntabwo yamunanirwa. Bayizeye Imana irabikora. Nukuri Imana yo mu ijuru ihereze umugisha Samuel. Nukuri data wo mu ijuru amube hafi kandi yongere kumugarukaho. Nawe wumvaga wihebye, nawe warucitse intege, nawe wumvaga ibyawe byanze, ese uvanga uburwayi mfite buzakira, humura haracyari ibyiringiro. Kandi nukuri nawe wumvaga urukundo rwawe rwari rugabanyutse, wumvaga mugenzi wawe utakimukunda kubw'ibibazo arimo gucamo, nyamuneka wongere ukundane. Urabona yuko rwose nta kintu na kimwe cyasimbura urukundo. Samuel rero data wo mu ijuru amuha umugisha kubw'umwanya mwiza yaduhaye. Nukuri ngira ngo amaze iminsi itarenze 2 avuye kwa muganga, ariko yaravuze ati byanze bikunze nanjye ndumva nshaka kuvuga ineza y'Imana yandinze, ikandinda muri koma, ikandinda ndi mu bibazo, ikandinda ndwaye, ukandinda bacu ukuboko kwa mbere, ikandinda bacu kwa kabiri, ariko n'uyu munsi nkaba nyiri muzima, nanjye ndumva navuga ineza y'Imana. Rero twe twaje kugira ngo Samuel nawe avuge ineza y'Imana, kugira nawe warucitse intege, kugira nawe wari wihebye wongere ugarura ibyiringiro. Rero nimukomere kandi mwihangane, mu ijuru hari Imana. Samuel rero reka dusubikira aha ngaha, gusa tuzagaruka kugusura vuba cyane kandi. Sana urakoze. Yego, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze cyane, sabaho umugisha. Bye bye.